aka ni agace ko mu ikinamico Rufitirano. Ikinamico ifite ubutumwa, niba nacyo bigutwaye kandi like, share, subscribe and comment. Welcome. Bakunzi ba Radio Rwanda namwe bakunzi b'ikinamico mwiriweho. Uyu munsi itorero indamutsa rya RB ryabateguriye igice cya kabiri cy'umukino witwa Urufito Rufitirano, wanditswe na Nitanga Jean Paul, unonosorwa n'itorero indamutsa. Mu gice cya mbere twasubikiye aho Sakabaka wari warihinduye Kagoma yari amaze gutumira Samvura mu bukwe, bikamutungura kuko yari azi neza ko Sakabaka uyu afite umugore basezeranye bakanabyarana umwana. Samvura yari amaze kurahira Sakabaka ko atazataha ubukwe bwe, ahubwo ko agiye gutangira urugamba rwo kuwurizamo. Gusa muribuka ko twasize Sakabaka amaze kurahira Samvura ko niyitambika ubukwe bwe na Dushime akamuhombya Urufito ategereje nawe azahasiga agahanga. Si ubukwe buzataha, nibutaha se buzasiga amahoro kuri Samvura na Sakabaka? Nyamwiza se namenye ibyo umugabo we yishoyemo biragenda bite? Dukurikira umukino. Mbonera uyu musumari ukuntu wadusuzuguye di. Iryo buye naryo nta kigenda. Ahora niki? Urarihondaho kwinjiza umusumari ahubwo rikavunguka nk'ikinongo. Ewe, eka. Ewe. Ndabona bitoroshye. Ariko noneho ndabona umusumari winjiye da. Ariko se. Ewe, niko se nyamwi. Uko mbona wazanye akagaporute manto gato niko nako kamwe. Iyi myenda yose urabona ijya mora? Ndabizi se. Ubanza imyenda imwe iri busigare mu gakapu. Ewe, ntabwo byoroshye. Kumva ibikapu urabona twabitereka hehe? Iki cyumba urabona ukuntu kingana koko? Reka tugerageze, ariko nyine ndabona bitoroshye pe. Ugira ngo mfite ibyumba byinshi byo kujyanyagizamo ibintu di. None se ubu nabona amafaranga aguze za portemanto zikwiriyeho imyenda yanjye yose wowe? Ewe. Umva. Ndabona ntazo ko turi bubigenze nyine. Ubwo nyine mpereza imwe tuyimanike hano. Indi turayifungira mu gikapu tugiseze cya munsi y'igitanda. Hari icyo bitwaye se? Bipfa kuba bitanyagirwa. Yewe. Ubundi nanjye ukamboneraho ndambika umusaya biraba bihagije. Yewe, aho kurambika umusaya sinzakuburira rwose. Aka gatanda nubwo ari gatoya. Urabona ukuntu kangana ariko. Uko kangana kose nyine tuzagakwirwaho. Ubwo nyine umukobwa wanjye twaranaga arajya kurana basaza be muri kaya kumba kandi. Ahubwo se nabonye hanyanyagiyemo ibyombo. Nkaba nazanye ibindi, ubwo turabona uko tubyaranja muri kariya kumbara. Simbizi. Hasigaraho kuraza abana batatu bose. Ubwo nyine biriya byombo tuzajya tubyoza neza, hanyuma tubitereke muri kariya gasaro. Ubundi se ko hasanzwe nta ntebe ziberamo. None se umukobwa wanjye uzajya arahe mwene da? Amaye nka data. Harya nawe arahari? Ko numva ibintu bitubanye ihurizo we. Aka gatanda rwose nitwagakwirwaho turi batatu ntabwo byashoboka pe. Ariko urabizi se nungutse inama, imyenda igiye gusigara mu gikapu wajya nyimusasira hano imbere y'agatanda akayiraraho, ku buryo ninkenera kumwosa nzajya manuka nyine nkamutamika ibere ubundi akonka, yarangiza nkagaruka ku gitanda nkaryama. Numva igisubizo kibonetse hamugari. Ya myenda twari twabuze aho dushyira igiye kugira akamaro da. Uzajya uyimusasira ntakundi. Ariko se koko sori, ndakumva ko wambujije kwigira mu cyaro, ubuzima urabona tuzabubamo kugeza ryari muvana? Yewe, Imana irabireba sha. Nayo izareba uko iduhuhiramo, ituye ku mafaranga nyine dusaka inzu nini. Ujye uyisenga kundusha. Uyereke ibi bitugoye byose maze byoroshye. Ubu turasubira mu cyaro ujyanye iki? Ko amafaranga waje Kigali uje gushaka utarayabona koko nyemwe.
ariko si koko kuki Sakabaka yibagije ko yadusize mu buzima busharira nk'umuravumba koko umuntu aragenda ntanatekereza abo yasize ewe reka noye kumurenganya ubanza atakiriho ariko nyamwiza wabaye uti urongeye ugaruye inkuru zawe na Sakabaka none se Sakabaka ko yabasize abareba se mbese twara akaba yarageze yagiye ntanabahamagare we wamwikuyemo ukanamwibagirwa ra ariko Sorina nawe ntukansabe ibidashoboka ubu ko kurumva kwibagirwa umugabo wansize tubyaranye rimwe ari ikintu cyoroshye kariye kurakata arewe yewe ariko wagiye ugabanya imiteto sha ubu sobanye ko namwibagiwe si ndi umuntu wambaye umubiri madamu gusa njye n'ubu ndacyahamya ko Sakabaka ashobora kuba atakiriho pe kuko sinumva ukuntu yaba ahumeka ngo bataranampamagara basi ngo anyoherereze na 5 kandi azi ko yansize mu buzima busharira kurusha umuravumba rero burya abagabo urabitiranya ubuze ko asanga Sakabaka yidamarariye mu buzima buryohereye oya ararana n'inda akazihonga yakorera wowe n'umwana mwabyaranye muri mu kwicira isazi mu jisho muri iki Kigali oya ibyo bintu Sakabaka ntiyabinkora n'ukuri ukurikije ubukene yasize dufite ntabwo abakiriho rwose ngo batari yampamagara yewe umva waba uracyateta muko ubu sobanye ko yahengereye ndi mu bitaro nararembye agafatanya n'agatindi k'agakobwa kadukoreraga mu rugo bagahambira iby'ingenzi bakagenda ni ukuvuga ko yaribagiwe ko ndi umugore we kuriya wawe ibyo yagukoze si iby'umuntu nyamuntu n'ubunyamaswa umuntu koko yamukira indembe akayiharika umukozi wo mu rugo kutavuga ko yasize abana bacu mu nzu ya bonyine iyo abaturanyi batabitaho ngo batunge sinari kuzava mu bitaro ngasanga barapfiriye mu nzu ibaze ni ukuri umuntu utaranagiriye impuhwe abana yabyaye cyakora abagabo baragwira na Sakabaka wawe rero ushobora gusanga arimo kwirira isi n'abandi bagore yirengagije ubuzima yabasizemo ayiwe ikigo kiremerera ubu se nimo kurya nyiranka bari muri Kigali umugabo wanjye atarimo kuryoshya n'ako karaya mu mahanga cyakora uw'abandi nubwo ntazi yari nkaba ntazi n'ibyo arimo ariko uko byagenda kose Sakabaka ntashobora kunsimbuza undi mugore kuko yarankundaga kuva na kera ahubwo wasanga yaragiye nko mu mahanga akaba akirimo guhondagurwa n'ubuzima ashakisha imibereho nyabo yewe ariko reka nkubaza akabazo gatonye mwi ko numva Sakabaka mufitiye icyizere gihambaye nk'ubu ugiye kumva ngo yibanira n'undi mugore wakora oya we